Iyo abize ubumenyi bw'isi barimo barapima ubutumburuke bw'ahantu, bita ku nteruro mu Cyongereza ivuga ngo above sea level, kuko ariyo itanga itangiriro ry'aho zeru ya metero ijya, ubundi bagatangira kuyibarisha bayiganisha mu kirere. Mu rurimi rw'Icyongereza hari amagambo anagira umumaro mwinshi mu gusobanura ijambo ubutumburuke, kubera yuko iyo ukuyemo rimwe nturisimbuze irindi bivugwa kimwe, umwimerere w'ubusobanura ubutumburuke uhita utakara burundu. Ayo magambo ni height bivuga uburebure, above bivuga hejuru y'ikintu, sea bivuga inyanja, ndetse na level bivuga urugero ikintu kiriho. Ayo magambo uko ari niyo yateranyije mu buryo bwa nyabwo, niyo abyara ubusobanuro bw'ijambo rimwe ryitwa ubutumburuke cyangwa se latitude mu rurimi rw'Icyongereza. Kugira ngo ubyumve neza biruseho, abize ubumenyi bw'isi muri ino si nzima hari ibipimo mpuzamahanga bashyizeho bigaragaza ko hari ahantu amazi agomba kugarukira y'isi yose, hanyuma igice cyo hejuru kigaharirwa ubutaka n'ikirere. Ako kagezi ureba iwanyu niyo kaba gafite amazi yigiye hejuru y'ibyo bipimo, ntago yakitabwaho kubera yuko ari ibipimo mpuzamahanga, bishatse kuvuga yuko zeru ya metero iyo bari gupima ubutumburuke ijya ahantu hamwe, ubundi imibare yo gupima ubutumburuke igatangira kubarwa yerekeza hejuru. Ubutumburuke rero ni uburebure bupimwa uhereye aho ngaho amazi bayageneye agomba kugarukira, ubundi ukerekeza metero ku gice cyo hejuru cy'ubutaka ndetse no mu kirere. Nicyo twita ubutumburuke cyangwa se altitude mu rurimi rw'Icyongereza. Iyo rero bavuze ngo igihugu gifite ubutumburuke bwigiye hejuru, baba bashatse kuvuga yuko gifite ubutaka bujya kumera nk'umusozi, kubera yuko imirambi gusa ntago yerekana ubutumburuke bwigiye hejuru, kuko uba wegereye kuri iyo sea level cyangwa se kuri icyo kigero amazi agomba kugarukiraho. Nk'ubu mu Rwanda igice kigaragaraho ubutumburuke burusha ubundi kuba burebure mu gihugu hose ni kuri Karisimbi, kuko niho hari agasongero gasumba ubundi bwose mu gihugu cyose, nta butaka bwahirahira kuhiyegereza. Ubutumburuke bwigiye hasi kurusha ubundi bwose mu gihugu bugaragara hahandi hakorerwa sima ya Simerwa mu gice cya Bugarama. Ntago ari mu Rwanda gusa, kuko ku migabane yose no ku isi nzima hari ahagiye hafatwa nk'ababyeyi b'ubutumburuke harehare kurusha ahandi ku isi, ku buryo rwose ushobora kuhareba ugatangara. Nk'ubu ku mugabane wa Antarctica, umusozi muremure witwa Vinson niwo ugaragaza ubutumburuke busumbye ahandi hose kuri uwo mugabane, hanyuma muri Afurika hakaba ku musozi Kilimanjaro. Ku migabane haramutse habayeho amarushanwa yo gupima uburebure bwigiye hejuru kurusha ahandi, umugabane wa Oceania wahagararirwa n'umusozi witwa Crescent Pyramid, umugabane w'Uburayi ugahagararirwa n'umusozi witwa Elbrus uherereye mu Burusiya, hanyuma Amerika y'Epfo igahagararirwa n'umusozi witwa Aconcagua uherereye muri Argentine, hanyuma Amerika y'Amajyaruguru igahagararirwa n'umusozi witwa Denali uherereye mu gice cya Alaska. Afurika yo twabibabwiye ko ari Kilimanjaro. Umugabane wa Antarctica wo twabwiye ko hahagararirwa n'umusozi witwa Vinson. Gusa nanone ano marushanwa aramutse abaye yakegukanwa n'umugabane wa Aziya ubikesheje umusozi usumba iyindi kuri ino si nzima witwa Everest. Nitwa Dushimimana Ozemimosa. Umusozi wa Everest usumba iyindi kuri ino si nzima upfiraho abantu gukuraho umurambo bikaba ikibazo, waba ari musozi nyabake? Mwongere mwegereze udukayi n'udukaramu, mwarimu w'ubumenyi bw'isi mbabwira ibyo mutigeze kumva cyangwa se ibyo mutigeze kubona bitangaje ku musozi wa Everest usumba iyindi yose kuri ino si nzima. Urubuga The Himalaya Database rugaragaza ko ba mukerarugendo barenga 330 bari bamaze gupfira ku musozi urusha indi yose uburebure ku isi wa Everest kuva mu 1950 ubwo hatangiraga kubikwa amakuru mu buryo bugezweho kugeza mu mwaka wa 2019.
gusa kubera ubugari n'uburebure bw'uyu musozi biragoye kwemeza ko uyu ari wo mubare wa nyawo, kuko abo ngabo bavuga ni ababonetse gusa, bishoboka ko hari n'abandi baguye mu bice by'uwo musozi bitabasha kugerwaho. Uramutse ubonye umuntu wujuje metero 3 z'uburebure ushobora guhita ugwa igihumura uvuga ko ubonye ikivejuru, kubera yuko ibyo ngibyo ntaho bipfa kuba. Umuremure cyane aba ari muri metero 2 n'utundi tuntu dukeya turengaho. Ngaho munyumvire namwe, Everest ni umusozi ufite uburebure bwa metero 8848 uherereye mu gace ka Maharaguru Himara ku mupaka wa Nepal n'akarere ka Tibet kagenzurwa n'Ubushinwa mu ruhererekane rw'imisozi rwa Himalaya. Metero 8848. Kugira ngo wumve uburyo izi metero ari nyinshi cyane, uramutse ubonye umuntu ufite metero 3 ushobora guhita ugwa igihumura uvuga ko ubonye ikivejuru, kubera yuko umuntu muremure rwose bigaragara ko ari muremure bifatika aba afite metero 2 z'uburebure n'utundi tuntu tw'ibipimo dukeya turengaho. Reka nongere nsubiremo nti, uramutse ubonye umuntu wujuje metero 3 z'uburebure ushobora guhita ugwa igihumura uvuga ko ubonye ikivejuru, kubera yuko ibyo ngibyo ntaho bipfa kuba. Umuremure cyane aba ari muri metero 2 n'utundi tuntu dukeya turengaho. Koradi Ankere wuriye uyu musozi tariki ya 1 Gicurasi 1999 yasobanuriye ikinyamakuru CNN ko iyo ugiye muri ubu bukerarugendo uba ukwiriye gutekereza ko n'urupfu rushoboka bitewe n'ikirere cyaho kibamo ubukonje bukabije n'umuyaga mwinshi, cyangwa se umubiri ukabura umwuka wa ogisijene. Mu magambo ye Ankere yagize ati, mu gihe uri aha hantu wiha amahoro ukakira urupfu rwawe ndetse n'impfu z'abandi zishoboka. Uba uri hejuru ya metero 800 kandi ikirere gihindutse cyangwa se umubiri wawe ukabura ogisijene bikomera byihuse cyane. Ankere niwe uvuga aya magambo ayabwira ikinyamakuru CNN. Iki kinyamakuru cyatangaje ko bisa n'ibidashoboka ko umuntu yakomeza kubaho mu gihe yaba adafite ibikoresho bimwongerera umwuka, mu gihe yaba yegereye agasongero k'uyu musozi gafatwa nka zone y'urupfu, kuko iyo ukagezeho hejuru umwuka wo guhumeka ugabanukaho ku kigero cya 40%. Ku kigero cya 40% nicyo umwuka ugabanuka iyo ugeze ku gasongero ka Everest, umwuka wo guhumeka. Dr. Jacob Boiso yasobanuye ko kugira ngo wurire uyu musozi ugomba kubanza kwimenyereza imyitozo ngororamubiri mu buryo buhoraho. Icyakora ngo hari abo bikomeza kugora, nguko baba baritoje kose uyu musozi kuwurira birabananira, bakanamura bakava nzira bagasubira iyo bavuye. Mu magambo ye Dr. Jacob Boiso yaragize ati, uko waba waritoje kose, iyo ugeze ku iherezo ry'ubushobozi bw'umubiri wa muntu biba bigoye kukomeza hejuru. Biragoye rwose kuharokoka. Aha niho umukerarugendo akenera ibikoresho bifasha umubiri guhumeka, naho ahandi tuba tubeshya rwose. Jacob Boiso niwe uvuga aya magambo, kandi mwibuke yuko yari dogiteri. Mu rugendo uyu mugabo Dr. Jacob Boiso yagiriye ku musozi wa Everest yasobanuye ngo uko yajyaga arushaho kuzamuka umusozi yagendaga abona imirambo ya ba mukerarugendo bawupfiriyeho, ngo icyakoze yabifataga nk'ibisanzwe kuko mu kazi ke ka buri munsi yari amenyereye kubona abantu bapfuye. Indwara ifata abantu benshi burira uyu musozi yitwa high altitude cerebral edema, iterwa no kugabanuka cyane k'umwuka wa ogisijene mu bwonko, ikagira ingaruka zirimo ibitotsi byinshi, kuvuga no gutekereza bigoranye. Uyu muganga yavuze ko ubwo wiriraga uyu musozi yatangiye gutekereza cyane, yumva amajwi y'abantu yatekerezaga ko bamuri inyuma, ubwonko bwe bumwereka amashusho y'abana be n'umugore we mu rutare rwaraho, kandi nyamara ngo yari yabasize mu rugo. Muri ubu bukerarugendo Dr. Wizo Jacob yari ari kumwe n'inshuti ye Oriane Amanda, nyamara yo yananiwe gukomeza urugendo bitewe n'uko yari yavunikiye ikirenge mu rutare. Gusa ngo nyuma y'iminota 5 Dr. yafashe icyemezo cyo kumusiga akomeza urugendo rwo kurira umusozi hejuru.
butumwa burimo kwicuza kwinshi, uyu muganga yaragize ati: namaze igihe kirenga imyaka 10 nihugura gufasha abandi nk'ubaga, kugera mu mwanya w'uko hari umuntu wari ukeneye ubufasha ariko ntacyo kumufasha mfite. Ibyo byiyumviro byo kumva ntacyo narenzaho byarangoye cyane kubyakira. Dr. Jacob Wizo niwe uvuga aya magambo ubwo yavugaga kuri ya nshuti ye yasize inyuma bari kurirana umusozi. Umukobwa Allen Arete wagize ku gasongero ka Everest mu mwaka wa 2014 yasobanuye ko iyo mukerarugendo mugenzi wawe akomerekeye bikomeye kuri uyu musozi cyangwa se akawupfiraho, bimaze kumenyerwa ko nta yandi mahitamo uba ufite usibye ayo kumusiga gusa. Aya magambo ni aya Allen Arete. Icyo amatsinda menshi akora mu guha icyubahiro uwawuriraga, afata umurambo we akawushyiraho abantu batareba. Rimwe na rimwe hari ubwo bidakunda bitewe n'ikirere kibi cyangwa kubera ko imirambo ikonje ku musozi, rero biba bigoye kuhamukura rwose. Allen Arete niwe uvuga aya magambo. Arete yasobanuye ko iyo ubonye umurambo k'uwo musozi wa Everest, amahitamo uba ufite ari ayo guca bugufi ugasengera uwo muntu ubundi ugakomeza urugendo. Kuri we biba bimeze nk'impanuka ikomeye yo mu muhanda umuntu usanzwe atagira icyo akoraho. Byagaragaye kandi ko hari ba mukerarugendo bahagarika urugendo rwo kurira uyu musozi bagasubira hasi nyuma y'igihe kiri hagati y'iminota 20 n'isaha imwe bari kurira. Ngo Arete nawe yigeze gucika intege arimo arawurira, ariko yibuka ko yabikoraga mu rwego rwo gushaka inkunga yo kuvuza umubyeyi we indwara ya Alzheimer. Ingabo za Nepal n'abayobora ba mukerarugendo basanzwe batabara bakomeretse cyangwa se bakajya gutwara imirambo bifashishije kajugujugu, ngo gusa nabwo hari igihe bigorana bitewe n'uburebure bw'uyu musozi n'ikirere cyawo kibi, bigatuma bamwe mu batabara bahaburira ubuzima cyangwa se ntibakora akazi kabo neza. Mu mwaka wa 2023 ku musozi wa Everest hapfiriye ba mukerarugendo 18, barimo 13 gusa bahavanywe, indi mirambo irahahera ndetse kugeza n'uyu munsi iracyariyo. Abenshi bapfiriye umunsi umwe ni abantu 12 bari bashinzwe serivisi zo kuyobora ba mukerarugendo bishwe n'ibitare byarindimutse mu mwaka wa 2014. Nitwa Dushimimana Ozemimosa. Tubashimiye ko mwaduhaye umwanya wanyu mukadutega amatwi, ubundi Nyagasani abahezagire, tubonane ubutaha.